turatangiye rero umunsi wa mbere w'amasengesho ngaruka kwezi, kandi intego barayivuze ubu bayisubiyemo, nuko Kristo akuzwa. No kuvuga iki? Kristo kugira ngo akuzwe ni kuvuga iki? Turebe imbere na mbere twebwe abahamagariwe gusenga icyo ijambo ry'Imana rituvugaho, kugira ngo tumenye uko turi busenge n'impamvu. Korinto ba mbere 6:19. Mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ni muri abanyu ngo mwigenge. Amen. Hano batwibukije ko ngo imibiri yacu ni insengero. No mu rusengero bakorera iki? Mu rusengero bakorera iki? Barasenga. Ngo bigende gute? Basubiza ibibazo byabo. Ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero. Ibyo? Umwuka wera. Imibiri yacu ari insengero. Kandi urusengero rutaremwe rutubatswe n'abantu. Ninde yubatse umubiri wawe? Ni papa na mama? Ni Rurema? Amen. Ona hano dusengera, hano hubatswe n'abantu, ariko imibiri yacu ni Imana yayiremye. Rero imibiri yacu ngo ni insengero z'umwuka wera. Uhita wibaza, urusengero barukoreramo iki? Wavuze ko basenga, mushobora gukomeza liste ndende, bituruka wowe ikijya kikuzana mu rusengero. Sibyo? Niki kikuzana mu rusengero? Umwese ashobora gusubiza ikwe, ariko murumva insengero hari ijambo gusenga. Ubwo rero muza gusenga, okay? Ibikorerwa mu nzu y'Imana ni ukuvuga ngo aho abera bateranira ariho hitwa urusengero. Amen. Insengero naho abantu b'Imana baterana. Sibyo? Iyo bateranye, uretse gusenga no kuririmba n'ibiki byose, mu ijambo rimwe ibikorerwa mu rusengero rw'abantu bafite umwuka wera. Insengero zose ntabwo ziteranirwamo n'abantu bafite umwuka wera. Hari insengero zindi zitari za Gikristo, nazo zitwa insengero. Sibyo? Hinduism nayo ifite insengero. Bamwe murahazi bakunda gutembera hano, hari urusengero rw'Abahindu. Insengero rero ni ijambo ryitwa gusenga, niryo rikorerwaho. Nubwo yaba ari imana zitandukanye, ariko bahita urusengero. Mu ijambo rimwe rero, nidufata insengero cyangwa urusengero rw'abana b'Imana, abantu bafite umwuka wera, byose biyakorerwa bigamije gukuza iyo Mana yasengerwa. Nibyo turaheraho. Amen. Nuvuga ngo urusengero rw'abantu bafite umwuka wera, nuvuga ngo abantu bakijijwe, ni ukugira ngo igihe cyose bateranye Imana ikwiye gukuzwa. Ntabwo ari umuntu ukuzwa, ni Imana. Byose bikwiye gukorwa bihesha Imana icyubahiro. Niyo batubwira hariya mu Bakolosayi, ega turahera aho tukwiye guhera. Imana ishimwe. Urabona ikibazo dufite ni iki rero? Abantu benshi bavuga ko basenga, ariko ntibashaka gusenga mu mwuka
no mu kuri. Kuko nusenga mu mwuka no mu kuri, ukwiye kubanza kwibaza bivuga iki. Ukuri. Gusenga mu mwuka no mu kuri bivuga iki? Ukuri ni ijambo ry'Imana. Ukwiye kurimenya. Rero gusenga utazi ijambo ry'Imana, ntumenya n'ibyo usenga ari ukuri. Ibyo se tuvuga urugero. Ushobora kuba uriya muntu murangana, kubera akababaro ufite, ukajya kubwira Imana ngo imuce amaguru. Amasengesho ni Imana yakira? Kabone nubwo ubabaye, ayo masengesho yawe ni Imana yakira? Oya. Kuko Yesu ntabwo tugiye tubona amasengesho ye asenga gutyo. Ahubwo yarasenze ngo Data ubabarire ntibazi icyo bakora. Wahibise? Ni ukuvuga ngo rero gusenga mu mwuka no mu kuri, mbere na mbere ukwiye kumenya ko Imana ni umwuka. Ntabwo ujya kuyisenga wibaza ngo ni iriya ntebe cyangwa ni Imana ni umwuka. Nani naho hantu nyine mu biganiro bya Yesu n'umusamariyakazi yavuze ngo Imana ni umwuka. Amen. Dieu est esprit. God is spirit. Kubera ko Yesu yavuze gutyo abwira umusamariya, byavuye kuki? Byavuye ku mpaka ngo by'ahantu Imana ikwiye gusengerwa, ngo mwebwe Abayuda muvuga. Wabyumvise? Yesu aravuga ngo nyizera, mubyeyi unyizere, kavuge muri iryo jambo. Igihe kirageze kandi cyageze aho abasenga Data bose batazamusengera kuri umusozi cyangwa Yerusalemu. Ahita avuga ngo kuko Imana ni umwuka. Mumva iki? Dieu est esprit. Uvuga ngo ntabwo yanferma ahantu, ntabwo yifungira ngo Imana ngo iba ku musozi mu Kigali ngo niho ugiye. Kibaje nuko abakristo benshi bagifite imitekerereze ngo agiye Kampala ngo hari umusozi ngo basengeraho, kuko ibibazo bye ngo mu Rwanda ntabwo byashubijwe. Agiye gusubizwa hehe? I Kampala. Baracyari hehe? Mu isano rya kera. Ku isano rya kera niho hariho utununga dufite ingoro z'Imana. Hanyuma Imana mu kuyobora ubwoko bwa Isirayeli ko nabo bakifite imitekerereze iri hasi, n'Imana nayo ivuga umusozi wayo ko hazubakwa ingoro yayo. Noneho kazajya mu gihe abandi bagiye kutununga bubatse insengero z'Imana zabo, noneho Abisirayeli nabo bakajya ku musozi Uwiteka i Yerusalemu, aho Salomo yubatse ingoro y'Imana. Wayibise? Ariko abantu benshi mu mitekerereze ntabwo barava mu isano rya kera. Lack of knowledge, lack of teachings, sound doctrine, kubera kubura inyigisho nzima. Ibyo ryumva? Amen. None mbere yo kuza hano birashoboka ko wasenze mu gitondo, none wasengeye kuwe musozi. None se aho wasengeye Imana ntiyakumvise? None se kubika wumva ko gufata urugendo ukagenda mu buvumo, ukagenda ngo mu mazi n'imbari muri Katanga, ukahita ugenda ni Kampala na he hose ngo ni Imana ngo izasubiza ibibazo byawe? Uracyari mu bujiji. Ntabwo tukiri mu isano rya kera. Yesu yaje kutwereka Imana ko ari umwuka. Imana yabwiye icyubahiro. Donc c'est un esprit omniprésent. Imana ni umwuka iriho hose. Ntabwo rero Imana iri limite, fige, iri ahantu ngo niho bayisanga bakayihasiga bakazagaruka ko bihasanga. Bari byo. Iyo ni imitekerereze yo mu isano rya kera, kuko hariho imana nyinshi mu banyamahanga, ari amoko y'Abanyakanani. Buri Imana ikagira agasozi kayo, akanunga, bakubaka ingoro yayo. Dagoni ikagira akanunga kayo n'ingoro yayo.
n'izindi mana za Bayali, za Starteniki. Uwiteka rero kugira ngo abo bantu nabo ashobore kuzabageza ku guhishurirwa nyakuri, yahereye kuri ibyo bari barimo. Wanyibise Imana nawe ihitamo umusozi mu misozi ya Moriya, kuko Moriya ntabwo ari umusozi umwe, c'est la région de Morija qui est composée d'une chaîne de montagnes. Bavuga ngo igihugu cya Moriya hari imisozi itandukanye, Imana yitamo umwe, aho niho hubatswe iriya ngoro ya Salomo. Kubera ko Imana ibaho ntibe no ku nyanja y'umunyu, kubera ko Imana iba kuri uwo musozi w'ingoro, ikaba itari ahandi. Oya, iyo ni processus ya revelation, ni urugendo guhishurirwa, kubavana mu bujiji wa gipagani kuzabageza rero ku guhishurirwa nyakuri, ko Imana itaba ahantu hamwe, Imana iri hose. Haleluya. Iyo murabyumva ibyo? None tugaruke rero kuri twebwe rero. Twavuze ko Imana yatubwiye hano mu ijambo ryayo ngo imibiri yacu ni ingoro z'umwuka wera, kandi mu ngoro twumvise ko ibyakorerwa byose bikwiye guhesha Imana icyubahiro, cyangwa muri iri jambo ikuzo. Amen. Siko twavuze? Tubanze twandike ibyo, banze ubiyandike muri samari, ubwire samari yawe, kuko ubwo nibwo rufunguzo rw'amasengesho y'uno munsi. Tuzoma Kolosayi ibice 3:17. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami wacu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Amen. Amen. Ngo ibyo dukora byose, ibyo tuvuga, ibyo dukora byose, ngo bibe bigamije iki? Tubikore mu izina rya Yesu. Bwabwire gute? Mu ijambo rimwe bihesha Imana ikuzo. Ariko mbere se yo kuvuga ibyo, yabanje kuvuga iki? Yabanje kuvuga iki? 15 ugeze kuri 17. Umviriza aho ryavuye. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye. Wabimvise? Kugira ngo batubwire ibyo muvuga ari byo mukora byose, mubikore mu izina rya Yesu, biheshe Imana icyubahiro, sibyo? Babanje kuvuga ikintu cy'ingenzi, ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye. Komeza. Rifite ubwenge bwose, mwigishanya mugurana muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbira Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Amen. Haleluya. Aha. Ibi si ibyo dukora se iyo duteranye nk'itorero? Ça c'est la loi de la gravité. Mwabyize hano? Mwarabyibagiwe? Imbaraga za ruku kuruzi. Ko bimeze? Imana ishatse ko byongera kwibutsa ibyo twize bushize hano. Amen. Haleluya. Hanyuma hano ibyo dukora byose iyo duhuye nk'itorero mu rusengero, tuvuga aho duhuriye, ibi ni byo dukora. Ariko muvise ko kugira ngo bikorwe mu buryo bunezeza Imana, ngo ijambo rya Kristo ribanze rigire gute? Rigwire muri mwe. Amen. N'ubwenge bwaryo, amen,
mu busobanukirwe, kuko rifite ubwenge muri ryo. Ariko abantu benshi barashaka ibindi batanyuze mu kumenya ijambo ry'Imana. Barashaka basenge, barashaka basabe ibyo basaba, ariko ntabwo bashaka kumenya ijambo ry'Imana. Kandi ni urwo rufatiro rw'ibintu byose Imana ikora mu bantu. Wabizi? Ese murumva hano? Nimba ijambo ry'Imana ritari muri twe rigwiriye, n'ubwenge bwaryo ukaba muri twe bugwiriye, dukora ibintu twibaza yuko ari bizima kandi atari byo, kuko tuzasunikwa n'amarangamutima. Ushobora gusengana amarangamutima, ntusengane ubwenge bw'Imana, ntusengane ubushake bw'Imana, ugasengana amarangamutima. Reka mba urugero. Umusore umwe muri aba bajya biba abantu mu masakoshi, aragiye yibye udufaranga twe umukecuru. None amakuru akugeze mu matwi, nta jambo ry'Imana ujya ukura muri ryo ngo urimenye. Amarangamutima yawe aratuma usengera guturira muntu. Amarangamutima yawe aragutera kumusengera gute uriya musore. Imana imuhane. Siko bimeze? None se nibyo? Nimumvaze? Kuko muri we wumva yuko uriya muntu yahemutse bikabije, kwiba mukecuru udufaranga twe, urahita usengana amarangamutima Imana imuhane. Ariko Bibiliya ntiyemeranya nawe ibyo usenze, kuko nta jambo ry'Imana uzi. Uzasengana amarangamutima, usanga ibyo urasenga Imana ntabwo ibyakira. Niyo mpamvu bivuze ngo Data arashaka, le Père cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. Imana irashaka abamuramya, abamusenga mu mwuka no mu kuri. Muzuza byombi, mu mwuka no, ariko turashaka gusa ngo tugume mu mwuka no mu kuri. Kuko nituguma mu mwuka gusa nta jambo ry'Imana, tuzize twibera mu bintu biraho gusa, tukibaza ko turi kumwe n'Imana. Kandi umene muri iyi si yo mu mwuka hari imyuka myinshi, ntabwo ari umwuka w'Imana gusa uhaba, hari imyuka myinshi. Ikindi nshaka kubahanuraho, ijambo ry'Imana ntuzajya urijonjora. Ujonjore iyo ushaka, kuko rikugusha neza mu buhenebere bwawe, n'ibyo udashaka. Murabona? Ubwo burwayi bubaho. Ijambo ry'Imana ritusha kuri karagiteri yawe yo guhinduka, wowe nturishaka, ahubwo urishakira irindi. Cyangwa nimba udashobora kurihunga ko rihari, si warishizeho, sibyo? N'abakubanjijeho ntabwo bashoboye kurikuraho. Uzajya ushaka kurivugisha ibyo ushaka. Uyu munsi turaza gutangira ku isengesho ya Dawidi, niho tuza kwigiraho mbere yo kujya mu bindi. Amen. Nitumwemera twese. Imana ya Mwisiki, nabonye umugabo wanejeje umutima wanjye, yarakwiye kunezeza n'uwawe rero. Amen. Imana yamirije Dawidi. Okay. None tukiri hano, twumvise ko umubiri wawe ni urusengero rw'Umwuka Wera. Wavuze ngo ni icyumweru cyo gusenga ngo Kristo akuzwe muri bose no muri byose. Wavuze ko akwiye kubanza gukuzwa muri wowe uri bubisengere. Amen. Kubera yuko nicyo kintu gikorerwa mu rusengero, yaba indirimbo, yaba ijambo, yaba kubyinira Imana, yaba gutangira Imana, yaba ubuhamya, byose bikwiye kuba bigamije ikuzo rya Kristo. Ayibizi? Ubwo rero nicyo kintu cya mbere. Kuko Kristo natakuzwa muri wowe, hari ibindi bizakuzwa. Kristo ntashobora gukuzwa mu muntu adashaka guhinduka. No. Kandi ikindi nshaka kubabwira, munkurikire neza. Murabona nkurikira. Amen. Gukizwa ntibaze ko ari imikino. Gukizwa ni commitment. Gukizwa ni engagement. Engagement imeze gute? Engagement muri icyo aricyo. Iyo ugiye gusaba akazi, amen, uba wiyemeje ko
nibakaguha uzibagirwa wowe ibyo ushaka, uzakora ibyo ba nyirikazi bashaka. siyo kontrasi. No kuri Kristo nuko engagement, commitment niko gakiza. Commitment kuri Kristo ni kuvuga iki rero? Ndaje mwami, icyo uzambwira kicyumbagiye nzabyemera uko, kugira ngo ukigorore. Ibyo uzambwira ko birwaye nzabyemera uko ubikize. Wayibize? Ntabwo nzaza hanyuma noneho niyite ko jyewe ntibonamo inenge, sibyo? Hanyuma noneho umpe ibyawe. Uba wemera verdict y'umwami, uba wemera ko umwami niwe afite raison, ntabwo ari wowe ufite raison. Mwabibize? Amen. Ni Imana ifite raison, ntabwo ari wowe. Nibyo twavuze ejo hano ngo duhamagara abantu gukizwa, duti gukizwa mbere na mbere ni uguha Imana raison. Imana yavuze ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira, hanyuma ukavuga uti ariko muri abo bose jyewe sindimo, jyewe nta byaha nibonamo. Nashaka kubaza, ni wowe ufite raison cyangwa ni Imana? Yo navuga iki? Ngo nuvuga ko nta cyaha ufite uza wigize umubeshyi. Nuvuga wowe kuri intungane uzaba ugize Imana umubeshyi, kuko yo yavuze ko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Problème dufite rero ni iyihe? Abantu ntibashaka kwemera verdict y'Imana, ntibashaka kwemera uko Imana ibabona, uko ibavuga mu ijambo ryayo, ahubwo barajustifia. Mwabivise? Barajustifia ibyo bakwiye guhindura, bakabyita ko ariko bikwiye kumera, kandi Imana yabivuze. Nta muntu n'umwe yaje kuri Yesu hanyuma ijambo ry'Imana rimumurikire abure kwibona ko yanduye, abure kwibona yuko ibintu byarapfutanye, abwiye kwibona ko akwiye guhinduka. Mwibaza ko Yesu yari gupfa ku musaraba twe turi intungane? No, yaje kubera ko nta n'umwe wabonetse, bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Nivuga ngo tukwiye kuza ku Mana tuzi imbere na mbere yuko tuvuka muri twebwe tugoramye. Amen. Wenda reka mbabwire ikintu kimwe. Ariko ubwenge bw'abantu babeshya cyane. Ubwenge bwawe burakubeshya, n'ubwanjye buratubeshya. Wari muzi ibyo? Umutima urashukana. Ninde wabivuze? Ni Imana. Umutima w'umuntu urashukana. Nimba ari ikintu cyagushuka kurusha ibindi ni umutima wawe. Ne fais jamais confiance à ton cœur. Umutima urakubeshya cyane. Ushobora kukubwira ko uri mwiza kandi uri mubi. Nani kwemeza? Reka mabwire. Muramuzi umuntu yitwaga Sédar Senghor. Yigeze kuba umuyobozi w'icyo Senegal na niwe yasabye ubwigenge. Yigeze kuba na député muri leta y'Abafaransa kandi ari umwirabure. Yari president kandi yari umufilozofe, yari umupoete, ngo yari umuntu w'intiti. None umunsi baramwiga muri za kaminuza. Amen. Bamuziho cyane cyane uretse ibindi bya negritude n'ibiki cyose, kuvuga abirabure umwanya wabo mu isi niki. Ibintu yanditse ibintu bikomeye, avuga iyo bita la civilisation de l'universel. L'universel ndaza kubasobanurira. Senghor aravuga yuko hamwe n'ibindi byinshi ko ni volume nini cyane y'ibyo yavuze, ariko hamwe n'ibindi byinshi mu bitureba twebwe, yaravuze ko ntabwo ari ngombwa ko abantu bose muri culture zabo, muri civilisation zabo niba zinahari, yuko bareka ibyo bemera ngo bagiye gufata ngo ibyanditswe hano. Wayibise? Ngo kuko buri bantu bose bafite ibyo bemera nuko babyita, ariko muri rusange bigahurira hamwe kuri iyo Mana. Wayibise? Ahera we ahakomoka ibyo bita
la culture serere, kuko akomoka mu baserere ari muri Senegal, ari bagira amoko menshi indimi nyinshi yose. Ati rero, ati uriya mwita mana data, twe tumwita gutya. Wabibise? Nuvuga ngo nari abamarayika n'abaki bose twe tubita gutya. Nuvuga ngo rero si ngombwa ko bakenera Kristo. Wabibise? Muri benya nawe? Ngo ahubwo abafite ubutumwa bwiza icyo gihe bari abamisiyoneri, ngo bazaje bagenda bubahe mbere na mbere ibyo bahasanze, imyizere y'abo bantu niba ari mu Bushinwa na hehe, batavuga ko ibyabo n'ibya gipagani, ahubwo noneho bahere kuri ibyo, babwire ko ari byo, hanyuma byubake noneho bibe rero icyo bita la civilisation de l'universel. Kuvuga ngo byose biraza bikuzuzanya bikaba ikintu kimwe. Murabyemera ibyo? Okay. Ureke Senghor rero wo mu gihe cyacu, mbere ye hari abandi nabo bavuze nk'ibyo binditi kandi bakomeye kandi bazwi, ariko mwitwa Leibniz umudage, nawe yaravuze agiye mu Bushinwa akabona Shinwa ibyo bemeraga uko bubaha ibyo bemera, hanyuma aravuga ati rero ngira inama Kiliziya Gatolika n'abamisiyoneri bose yuko atari ngombwa ko babashyira ibyanditswe byera, kuko bo bafite ibyabo kandi nabyo ni bizima, ahubwo bakwiye kubanza gushimangira ibyo bafite abo Bashinwa. Aho hari mu kinyejana cya 18. Leibniz yabaye mu kinyejana cya 18. Wanyumvise? Abanze bemera ibyo Abashinwa byabo, noneho bahite basharinga ibyabo, sibyo? Bya Kristo n'ibyabo by'Abashinwa, bubaka ikintu kimwe. Ngo si ngombwa kubabwira ibyanditswe byera ko ari bikwiye gusimbura ibyabo n'ibiki byose. Abo n'abanyabwenge mu isi barigishwa muri za kaminuza, baremerwa, ariko se nubifata ukabishyira ku munzani w'ijambo ry'Imana nibyo? Niyo mpamvu rero dore icyo batamenye Abakorinto ba mbere igice cya mbere, amen, 21, soma wumve. Kandi iyo yose babivuze aya magambo ahari, kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Amen. Ni ukuvuga ngo ntabwo dushobora kumenya Imana mu bwenge bw'isi tuvukiramo. Bari abanyabwenge rero ba Senghor n'abariya ba Leibniz n'abandi nkabo nicyo batamenye, ahubwo icyo bise la civilisation de l'universel, ahubwo bari kuvuga bati ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ijambo ry'Imana kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe Yohana, ahubwo nibyo l'universel. Ibindi byose bikwiye kwinjira muri ibyo. Kubera iki? Kubera ko icyaha nta n'umwe gisiga. Donc le péché est universel. Icyaha nta n'umwe gisiga. C'est un problème universel. Nta n'umwe gisiga. Gifata Abashinwa, gifata abirabure, gifata abazungu, gifata abahindi. Murabyumva? Icyaha ni universel. Icya kabiri, nimba icyaha ari ingorane y'ikiremwa muntu cyose, sibyo? Indépendamment na culture na civilisation na epoque n'ahantu, n'umutimana rero yaje gushaka kuri icyo cyaha nawe ukwiye kuba universel, kuko ni indwara ya bose, n'umuti ukwiye kuba uvura bose. Uwo muti rero ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero abantu nk'abariya ba Senghor twubaha mu by'ubwenge, n'abariya ba filozofe ba Leibniz, we ni yari filozofe gusa bamwita polymath cyangwa polymath mu Gifaransa. Ni umuntu afite ubumenyi mu nzego zose. Yari mathématicien, yari physicien, yari géographe, yari filozofe, yari byose. Uriya Leibniz wabibise, yari politicien ko yakoraga mu nzego z'ubuyobozi. Ariko dore ijambo riri hano
bari barifite cyari muri Bibiliya, sibyo? Ntibigeze baritahura. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo izahindura ubusa ubwenge bw'abanyabwenge, kugira ngo ntihagire uwirata imbere y'Imana, ahubwo wirata irate Kristo. Imana ishimwe. Iyo basengoro baba bahari nabo bari Ibnizi, ubu turi hano twari kuvuga ati dore rero iyo mwavuze, dore igisubizo cyari kiri hano. L'universel mushaka kubaka ntabwo ari iyo, ahubwo ubutumwa bwiza, c'est ça l'universel. Kuvuga ko nta civilisation iruta indi, ko zose zikenewe zubaka ikintu kimwe, ibyo mu bwenge bwa kimuntu biboneka ko ari ukuri, ariko imbere y'Imana ni ubupfapfa, kubera ko icyaha ni cya bose, n'umutima wa bose. Niba mu muntu wese uza muri iyi si akeneye Kristo, kuko twese turwaye indwara imwe. Nta bantu bakeneye aspirine, abandi bagakenera penicillin, abandi bagakenera twese diagnostic y'Imana ni imwe, turarwaye. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. None ko bo twese turwaye indwara imwe, icyaha, umuti ukwiye kuba umwe. Niyo mpamvu Kristo ni umuti wa bose. C'est ça en fait l'universel, c'est l'évangile, ni ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Amen. Malheureusement abasedar Senghor n'abari bari Ibnizi n'abasa nawe babimenyeye hehe? Kuzimu. Les grands esprits benshi bari kuzimu, ko ntago bashatse kuguma hano nk'abana bato bakire ko Imana ifite rezo. Bo bagize ubwenge bwinshi cyane mu byisi, bitwa les grands esprits, baratakara. Niyo mpamvu Yesu yavuze hahirwa ibyanjye bitazagusha. Hanyuma akavuga ngo nzahindura ubwenge abanyabwenge ubupfapfa. Kandi ngo umuntu nataba nk'umwana muto nazinjira mu bwami ijuru. Umwana muto ni ukwemera ko Imana ifite rezo, utajya kwigisha impaka. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ufata ubwenge bwawe ngo bushake kuruta ubwenge buri mu ijambo ry'Imana. Kubera ko navuze ibi, intego yanjye ntabwo yari kuvuga abasengoro, ni twebwe. Uvuga ngo nimba Kristo akwiye gukuzwa muri wowe, banza wemere, amen, kwiri ijambo ry'Imana rigusuzuma. Amen. Kuko wowe nutemera ko rigusuzuma, nta na kimwe kizigagesha Imana icyubahiro mu buzima bwawe. Haleluya. Ona par exemple, ijambo ry'Imana riravuga ngo mwirinde ibiganiro bibi. N'urugero mbahaye, sibyo? Cyangwa de mauvaise plaisanterie. Bivuga ngo bibaye no kusetsa ukwiye kugira limite. Mwarabisomye? Cyangwa tuwasomye. N'urugero mbahaye, tuvuga ko mufite ibiganiro bibi, ndio ndabaha uringero. Nimba Imana ivuga gutyo, ni ifite rezo. Wajibise? Nuvuga ngo mu biganiro byacu tukwiye kuba maso. Iyo abaye ngombwa ko dusetsa, tukwiye kumenya turasetsa gute, turasetsa mu biki, tugarukira hehe. Ku ijambo ry'Imana iyo rivuze rirazi icyo rivuga. Ariko nituvuga ati oya twebwe aba Nigeria muri culture yacu turabantu dukunda kwisanzura mu gusetsa. Murayumva? Wari umukristo utangiye kwishura hejuru ijambo ry'Imana. Nuko Imana ariko Satani abari hafi yinjire no muri ibyo, musange noneho mwagiye mu bintu by'ibiparu n'ibiki, ntabwo ari Kristo akiri centre ibyo murimo. Musange ntawe bihuriye, ntawe bitandukanye y'abapagani iyo bari mu bisetsa byabo. Amen. Deja abafaransa nubwo dufashe abafaransa gusa mu magambo yabo tutavuze iby'Imana, nabo ubwabo baravuga ngo il y a des plaisanteries de mauvais goût, ngo hariho ibisetsa bisese biteyise ese no
Niyo ijambo ry'Imana icyo rivuze riba rifite ubwenge bwaryo. Icyo nasomye ngo ijambo ry'Imana ribe muri wege rigwiriye n'ubwenge bwaryo. La sagesse est dans la parole de Dieu. Ubwenge buri mu ijambo ry'Imana. Manishi. Amen. Tuvuga ugasoma ijambo ry'Imana ngo Imana yashizeho munsi y'ijuru umwanya wa buri kintu yose. Muri soma se ngo ari umwanya wo kuvuka, ari umwanya wo gupfa, ari umwanya wo guseka, ari umwanya wo kurira. Murabona? Nk'iryo se utaryitwararitse ntuzagira ingorane. Uzagira ingorane. None se wowe jya kwigisha ikizi. Hano ndiyo ndababwira kugira ngo Yesu akuzwe mu rusengero rwe ari wo mubiri wawe. Amen. Turagenda mu mubwiriza. Nimwageze se mu mubwiriza. Ntabwo agakiza gatandukanye na comportement. Agakiza ni gatandukanye n'ukuntu witwara mu mvugo, mu ngiro. Amen. 3 umurongo wa mbere. Nushaka tubwire mu murongo wa 2 gusa. Mubwiriza Ecclesiastes 3 umurongo wa 1 wa 2. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'ikigambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandurwa. Nushaka gumaho. Amen. Akomeza kuvuga buri kintu cyose n'igihe cyacyo. Liste ni ndende. None iyo usomye hano wowe nubuhe bwenge uvanamo? Nubuhe bwenge? Mbaho urugero. Nimba baguhaye ijambo ahantu runaka uri umwana w'Imana, sibyo? Iri jambo ujya kugira akamaro. Tu ne dois pas abuser de leur temps. Ntabwo ukwiye kuvuga ngo nige mfite mikrofone ntawinyaka ukavuga guza amagambo akama ugashakishana nandi. Iri jambo rero donc hari igihe cyose ngo hari igihe cyo kuvuga, hari igihe cyo guceceka, hari igihe cyo guhabwa mikrofone n'igihe cyo kuyisubiza. Muri liste ugenda ugezaho nawe ibyawe. Ninde yabyumvise? Hano sagesse y'Imana ishobora kudufasha mu buzima bwose. Amen. Ukwiye kumenya ko iri jambo ry'Imana iyo rivuze iba rivuze byo, ahubwo nahawe umwana w'umuntu kurivoma mu bwenge bw'Imana. Amen. Kambaye n'ahandi naho. Reka babwire undi rugero. Jambo baravuga ngo wirinde kuzajya uhoza ikirenge cyawe mu nzu y'undi. Ntimwasomye ngo bizagenda gute? Azakurambirwa. Ntimwasomye? None se ubwenge bw'Imana buraho n'ubuki bagufasha? N'ubuki? Imana yanga ko musurana. Iravuga iki? Kuko hari igihe we aba ari mu kindi gihe kitari cyo kukwakira. None kubera nyine ko uri inshuti ye yanga kukubabaza, azabwira umukozi ninde nikana mufungurire. Ariko mu mutima ntabwo akwishimiye, kandi uje mu gihe cya nyacyo asanzwe akwishimira. Numva se utuvoma hano rero ubwenge. Nubwo yaraguvandimwe wawe, wenda ari abavandimwe bakuze bavugana ukuri kose, ariko ngo nukuri nako ngo tukuvuge mu ruko ntumva se. Ariko bashobora arabizi ashaka arakare namubwije ukuri mujya muvuge ngo namubwiye ngo niba ari 9 niba ari kangahe simbizi. Nibyo se ese ufite raison kuko wavuze ukuri? No, ngo muvugane ukuri ariko mu rukundo. Bayibizi ntabwo ari ukuri gusa, mu
mu rukundo, kuko iyo uvuga ukuri mu rukundo ntukomeretsa. Wajibise uvuga ukuri ariko gusasiwe n'urukundo. Tugaruke handi rero ku birenge byacu rero, ngo tukabihoze mu nzu y'uwundi buri iteka. Nubwo hari abavandimwe basanzwe barakuze bavugana ukuri, tuvuge mu rukundo, sibyo? We arakubwira ati ahita abishyira mu rwenya rwiza, rwa rundi ruri exagere. Ubu batubwira ngo n'amapresentire yanyu n'ibyo gusetsa mukwiye kubikadara kugira ngo ntimurenze urugero. Okay? Ko abantu ntabwo babereye kumva ibiparu gusa, hari ibindi bibazo mukwiye gukemura. Ashobora ati petit frère, nawe sasa vraiment una exagere, jana suri kuapa sasa unarudia na leo, kubera ko nyine muvukana mukunda gusetsa, arabyumva ko ari gusetsa, ariko kameme ni ukuri. Nibo bazavuga aya nibyo kabisa, kuko hariho ikoranabuhanga zajya mbaza mu telefoni cyangwa umwandikire message, nubwo ari umuvandimwe wawe, kuko urashaka ko umusanga muri condition nziza. Aya magambo nimba kuri volonté malade, aya magambo akwiye, Imana ifite icyo irakora, ko turavuga duti Imana ikuzwe mu rusengero rwayo, kandi jewe du rusengero rwayo. Imana ihabwa icyubahiro. Apana ibintu yo gusengera gusa hejuru, twe kwinjira muri profondeur, tugakuraho ibintu byose Imana yanga mu rusengero rwayo. Kubera ko Yesu yafashe ingona agakubita abavunjayi n'ibiki byose, intama inuma zigatumuka, amafaranga gwariya ibiceri mu rusengero. Yari arakora iki? Arabereka ko inzu yayo noneho yatakaje inshingano zayo. Ibyo basigaye bikoreramo ntabwo ari byo byateganijwe gukorerwamo. Ngo aranditse ngo inzu yanjye izaba inzu yo gusengamo n'amahanga yose, mwahinduye iki? Isenga y'abambuzi. Nyumva se? Natwe rero inzu y'Imana muri amasengesho, ko dushaka ko tuzagera ku wa gatanu ikuzo rya Kristo ryamaze guhabwa intebe mu rusengero rwe, aribo twebwe. Tukwiye gutangira rero gufata ya nkoni y'umwami ariyo jambo rye, dukubite inuma zose zisohoke, dukubite amen imyanda yose isohoke, amen, za business zafashe umwanya mu nzu y'Imana, hanyuma Imana ibonye ko inzu yayo iri clean, hanyuma noneho Umwuka Wera azana ikuzo rya Kristo. Dufate iminota 5 yo kujya imbere y'Imana, umuntu wese agende yisuzume. Umwami wavuze ko umubiri wanjye nuruse sengero rw'Umwuka Wera, none umurikire de muri jewe, amen, ibyakorerwa bidakwiriye kugira ngo bisohoke, hanyuma umurimo w'ikuzo ryawe utangire uyu munsi mu rusengero rwawe, ari umubiri wanjye, kuko umuntu wacu imbere aba mu mubiri, ibyo kandi nana tusengera mu mwuka. Uyu mubiri iyo bavuze indani, ni indani hariya, indani mu mutima hariya, ko umutima uri mu mubiri. Icyambere, wowe Imana ikubona gute? Uzi ibona iki muri wowe cyo guhinduka? Bariya abantu mu byuma basengesho bari bakwiye kubanza kubwira ubagana mbere ko ati okay, rwose papa wanjye ntashobotse, asigaza gusa atongana, none azanye mutwaro we. Boni papa wawe, what about you? Wowe se uzanye papa wawe umeze gute? Babanze bamubaze uko Imana imubona, ijambo ry'Imana. Ese imbere y'Imana wowe biratunganye? Oyibizi kubera ko nta kintu Imana yakira, amen, uyiha nk'umutwaro, kuko umutwaro igufitiye mbere na mbere ni wowe, kuko ishobora gusubiza ibibazo byose ushaka ariko ukarimbuka. Vuga imbere y'Imana ikingeze imbere na mbere ni wowe. Imana ihabwa icyubahiro, amen, amen. Ntabwo ukwiye na rimwe kwibarirwa ko Yesu ntabwo yapfiriye imitwaro, yapfira ubugingo bw'abantu. Imana ishimwe.
kubera ko turi muri culture, turi muri culture ya americanisme. Ndabibasobanurira. Turi muri culture, turi mu muco wafashe isi w'ama valeur y'abanyamerika, avuga ngo umviriza valeur yabo ni iki? Iyo bita American dream. Ni ukuvuga iki? Ni ibyo ufite. Icy'ingenzi nibyo ufite, apana icyo uri cyo, ibyo ufite. Mu ijambo rimwe ni iki? Ni ya evangile ya prosperite. Abantu babagira ubutumwa bw'abaronsi ibintu, ntabwo bababwira ubutumwa amen bubaha guhinduka uko Imana ishaka. Ibyo rero byaracengeye ku isi yose, kubera ko uyu munsi ko Amerika kuva yabaye igihagije ku isi, celui qui domine le monde, sa culture domine aussi. Niyo mpamvu rero turi muri iyo spirit, muri iyo culture, muri iyo mindset y'ibintu, bigatuma twibagirwa twebwe abo turi. Iyo ni culture américaine en fait. Rero no matorero harinjiriwe mu mwuka. Reka mbabaze ikibazo kimwe mbere ko mugenda. Kuriya kuboko kwaje ukandika ibwami muri wa munsi mukuru wa Belshazzar umwana wa Nebukadinezari, n'inshoreke n'abakuru bose bari aho, bariho baranywa banezerwa, akajya gutumiza ibikoresho byo mu nzu y'Imana byanyazwe na Nebukadinezari, none bagashyira ku ruhande ibyo banyweragamo, bagakoresha ibikombe by'Imana byo mu nzu y'Imana ibyera, hanyuma uko kuraza kukandika mene tekero farisini. Kwaje kubera iki? Kubera iki Imana yohereje kiriya kiganza ikandika? Kubera iki? Kuko batari bararirimbira, kuko batari bararirimbira. Daniel aje yarabavuze ngo nubwo wamenye iby'Imana yakoreye Nebukadinezari, ntiwigeze uyubaha. Si ibyo gusa ngo ahubwo uretse no gufata bya bikombe n'ibikindi byose, ngo mutangira gusingiza imana z'amabuye n'ibiti, imana zakozwe n'amaboko y'abantu. Mumva ari ibyo? Amabuye n'ibiti n'ibiki? Materialisme. Kuko izo modoka niba abantu byose bishimira ni ibiti n'amabuye. Donc ni idolatry. Icyo Imana yahuye uriya Belshazzar, sibyo? Nuko yashingije imana z'ibiti n'amabuye, ni ukuvuga ngo il a glorifié la matière au lieu de Dieu l'esprit. Yatangiye gukeza no guhimbaza imana z'ibyaremwe yaremwe. Ni ukuvuga ngo iyo dufite la culture materialiste, mwumva umuco wo gusingiza ibyo dutunze, iriya mene tekero farisini tuzaho. Wapimwe mu minzani y'ijuru, asana n'ushitse, babaza imyaka umaze ku ngoma, bashizeho iherezo. Mene tekero farisini iza ahantu hose hasingizwa imana z'ibiti n'amabuye. Ibi dutunze byose, za frigo, modoka, ibiki, amashenete, sinzi ibiki, ibi byose ni ibintu biva mu butaka Imana yaremye, ibiti n'amabuye. Ibyo rero nimba ari byo twirata, sibyo? Tuba turasingiza ibyo Belshazzar basingizaga. Mene tekero farisini iratugwaho. Iyo ni culture yo muri iki gihe turimo ku isi, ni culture du matériel, le matérialisme, la matière. Wayumvise? Abantu bogeza ifeza n'izahabu, bogeza mu mabuye n'ibiti, bogeza ibintu byaremwe n'Imana aho kogeza iyabiremye. Igihe cyose uzajya kwirata ibitunze aho kwirata rurema, wowe uzaba urasingiza la matière. Iyo ni culture rero y'uno munsi anglo-saxon, niyo culture y'abanyamerikana bazanye ku isi.
kandi natwe tugafatwa mu kamashu. Umuntu akagura imodoka ngo bamubone ko afite imodoka irutiye abandi. No, ariyo arasingiza iki? Amabuye n'ibiti. Tugende dufate iminota 5.